Nshuti bavandimwe muduteze amatwi, uyu ni umwanya w'amateka kuri radiyo Umwirongi mugezweho na Karengera Augustin. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi aho ava ntamenya n'aho ajya. Ni muri urwo rwego twifuje kujya tubagezaho amateka y'u Rwanda rwacu, u Rwanda rwa ba data na ba sogokuruza. Ikindi kandi hari n'abana bagiye bavukira hanze mu buhungiro bakeneye kumenya amateka y'iwabo. U Rwanda rwa kera rwari ishyamba ry'umutamenwa, ishyamba ryabanje guturwa n'impunyu. Impunyu babaga mu mashyamba bahiga, batega imitego ndetse basoroma n'imbuto zo mu ishyamba. Nta mateka menshi tubafiteho, icyo tubazi ni uko ari bo babanje gutura u Rwanda bwa mbere. Hakurikiyeho ubwoko bw'Abahutu, nabo baje bahinga banorora amatungo magufi. Bakaba bari bafite imbuto enye bahingaga. Bahingaga uburo, isogi, amasaka n'inzuzi. Abahutu rero baturaga mu miryango. Iyo miryango ikarushanwa kugira ubukonde bunini, aho bagarukiraga wavuga ko kari agahugu kabo. Ako gahugu kabo rero bagiragaho bakagira umwami wabo, bakagira n'ingoma ngabe. Mu Bahutu dusangamo amoko atandukanye. Hari Abasinga, Abenengwe, Abazigaba, Abagesera, Abacyaba, Abungura n'Ababanda. Abenengwe tubasanga mu gihugu bita Ubungwe. Ubu ni ahari perefegitura ya Butare na Gikongoro. Ubungwe bwabumbaga Ubusanza, Ubufundu, Nyaruguru, Bashumbanyakare n'Ubuyenzi. Hakaza Abasinga. Bari ugutatu. Hari Abasangwabutaka, aribo bitaga ababyara abami, kubera ko bari barashyingiye Abanyiginya, abakobwa bababyarira abami. Abami barindwi ba mbere bakomoka mu Basangwabutaka. Hakaza Abanukamishyo n'Abagahe. Abasangwabutaka, Abanukamishyo n'Abagahe, abo nibo dusanga mu Basinga. Hakaza ubwoko bwa gatatu bw'Abazigaba. Abazigaba nabo tubasanga mu Rweya, benshi bakunda kwita mu Mubari. Hakaza ubwoko bwa kane aribwo bita Abagesera. Abagesera nabo bari bafite igihugu bita Gisaka, kikabumba uturere twa Gihunya, Mirenge na Migongo. Bavuga ndetse ko Abagesera iryo zina rikomoka rifitanye isano n'ikiyaga cya Mugesera. Hakaza ubwoko bwa gatanu bw'Abacyaba. Igihugu cyabo cyari Bugara, kikabumba Burera na Ruhondo ndetse kigashora kuri Mukungwa na Base. Hakaza Abungura, igihugu cyabo cyari kigizwe n'Abumbogo, Buriza na Busigi. Hakaza Ababanda. Ababanda igihugu cyabo cyitwaga Nduga, cyabumbaga perefegitura ya Gitarama y'ubu ndetse kigafata n'amakomine 3 yo muri Butare harimo Nyabisindu. Nyuma y'Abahutu haje Abatutsi. Abatutsi baje baturutse muri Uganda mu gace ka Ankole, baza bakurikiye inka zabo zarishaga ubwatsi, bamanuka mu Mutara, bagera aho bita mu Mubari. Basanga umwami wari uhatuye icyo gihe witwaga Kabeja ka Mbuto, arabakira kubera ko bari baje bacishije make batarwana. Bahaba igihe baza gukomeza bagenda bimuka bagana ku kiyaga cya Muhazi mu karere ka Gikomero, komine y'ubu bita Gikomero. Aho rero niho batuye bahamara igihe, borora izo nka zabo, bahagirira umuryango munini uza kuvamo ibyo nakwita nk'ibice bibiri. Hari
amoko akomoka kuri Serwega rwa Mututsi. Abo bakaba ari Abega, Abakono, Abaha, bakaba barabitaga nanone ko ari ibibanda, bakaba aribo batangaga abagabekazi. Hari abandi Batutsi bakomoka kuri Gihanga Ngoma Ijana. Abo nabo ni Abanyiginya, Abashambo, Abatsobe n'Abahondoko. Abatutsi baduka ntabwo bitwaga Abatutsi kuko bari bakeya, baza bashaka aho baragira izo nka zabo, barashima, baratura, baratunga, baratunganirwa, bagera aho baragwira. Bamaze kuba benshi nibwo bashatse izina ribabumba, bahitamo kwitwa Abatutsi. Abatutsi rero bishatse kuvuga iki? Abatutsi bivuga umuntu w'umutunzi, umutunzi ufite ubukire burambye, atari ubukire umuntu abonye gutya buje ako kanya, ni ubukire bukomoka kuri ba se na ba sekuru na ba sekuruza. Ku bwa Yuhi wa mbere Musindi niho batangiye gukoresha ayo mazina, niho batangiye guhaka abantu. Abahutu bakabita abagaragu. Ijambo Muhutu ubundi risobanura umugaragu. Muri urwo Rwanda rwo hambere rero Abahutu barahatswe, bahakwa mu Batutsi, baba abagaragu babo, bageraho nabo babaha amatungo, batunga izo nka. Barangije bamwe basezera kuri ubwo bugaragu, aribyo bita kwihutura. Barihutura. Muri abo bihutuye rero tubasangamo ibice bitatu. Hari Abagesera, hari Abazigaba, hakaba n'Abasinga. Abo rero niho dusangamo Abahutu bihutuye. Abatwa nabo ntibasigaye, nabo bakunze kwegera abo Batutsi, ari nabo baje kubita Abatwa kubera mbere bakoraga imirimo igayitse, bakaba ari abantu batinyaga kwegera aho abandi bari. Abatwa rero bikaba bikomoka ku ijambo umuntu ukora ibintu bigayitse, niho haturutse iryo jambo Abatwa. Abatwa, Abahutu, Abatutsi si ubwoko, ni imimerere. Nuko ni imimerere ijyanye n'ibyo bakoraga icyo gihe. Abatwa bakoraga ibintu bigayitse, Abahutu nabo bari abagaragu, Abatutsi nabo bari abakire. Donc ubukire bw'abo Batutsi niyo yari amajyambere yo muri icyo gihe. Nshuti bavandimwe, mwakomeje gukurikira iki kiganiro cyacu. Sinarangiza ntabashimiye, ndetse nkaba nabasabaga ko ubutaha mwazajya mutwandikira ndetse mukaduha komanteri, tukamenya uburyo twagenda tubagezaho ibiganiro bibanogeye. Ngaho umugoroba mwiza.